weekend tuyivuyemo byari bimeze bite ku cyumwerura? Nta kwinaniza babivuga ngo iki mu gifaransa aujourd'hui on est dimanche on doit relaxer sans stress. None se ibi ni biki byabaye kuri Finland? Subhana wa ta'ala. Tuba tumanukanye na Inostar Studio. Ku mihanda hari byinshi muri iyi weekend. Hari abantu bamaze iminsi bavuga muri comment ngo mfite ngo depression. Ntari bungira nta manager ngira ndihiringa. Ibyo bihumbi 10 nabiguramo imodoka n'inzu n'umuziki nkawureka. Nimba ndifite urumva. Iki gicucu ngo ni brio kivuze ngo Juno reka nacyo nyibroke kiravuga ibintu kitazi wamabyi. Yabaye nka data. Ntabwo nkunda umuntu ushanuka mu bintu byanjye. Niba ushaka kugira ibyo uvuga bitahuye n'ibyanjye ujye ku Instagram yawe cyane live nawe ujye uvugane n'abantu bawe. Apushenyo kuzamuri mutabyaye shingori ogahamba we yani gaguroga hamba we urampemba we Habundi shobuye ndakora. urampemba we wajye Habundi shobuye. Uramfata amakoti. Uramfata amakoti. Mbega pushugana rwajuni kombe Uramfata amakoti. Uramfata amakoti. Mu gihe bamwe bitari bimeze neza nka Judith, nyamara zariwe akana kandi kumutima uwo mundu rudashira nzagukunda bitinde. urukundo ruryoshye. Iby'uyu mukinnyi wahoze ari uwa APR FC Karera Hassan n'uwo basezeranye imbere y'amategeko Repubulika y'u Rwanda witwa Diane bo byajemo ikidobya ngo bijya gutangira. Byatangiye gute rero? Urabona uyu mukobwa yitwa Liliane. Mana we ego mukobwa ngo araba mwiza. Mu gihe uyu mugabo yafashwe mu mashati yanze kwishyura indaya. Shitani se yanze kwishyura. Banze ubwene ni banze kwishyura. Hagodi hano haruguru tugere. Yanze kwishyura. Yakoze iki? Banze mbwira ikintu yakoze. Ko mana kagasaza ndagayika kwanda Mwavuganye senyisa. ambwiye ngo ni ikoresho cy'indaya. yavuganye amafaranga ko nangishira. Nabikuje bitatu. Agwe 500. Ujye kwa bot. Ndamakada afite. Menya Karera uwitwa Liliane yaramuhamagaraga ati Umva pe nyine nta kuntu niba uri butaye saa 10 nta kuntu wancaho hano shabe basi tugakora kamwe n'ukuri ndahita naha pe nawe utaye. Byaje kuzamo kidobye. Inkuru iza guhita ijya hanze ngo amakuru aturuka muri Finland aravuga ko nyuma y'uko hari ibyo batumvikanyeho Karera yaje gusiga umugore ajya muri gahunda ze kuva muri Nzeri 2022. Ngo bagitandukana baraniye ko amakuru yabo agirwa ibanga uretse no mu itangazamakuru. N'abatuye muri Finland ntabwo bari bazi iby'uyu muryango wari mushya muri iki gihugu. Nyuma y'uko rero Karera agaragaye mu mashusho ari kumwe n'indi nkumi ubona bizihiwe, bakaza kuyashyira hanze aherekejwe n'amagambo agira ati nidushaka ibidutesha umutwe. Byaje gukwirakwira mu magroupe ya WhatsApp y'abantu batuye muri Finland babonye umugabo w'umugore uri gusangira ibirori n'indi nkumi bati byagenze biti. Diane Umutoni akimara kubibona ati ndabizi ko ubuzima bwanjye ntigeze nshaka ko bujya ku karubanda, ariko iki nicyo gihe cyo kubwiza ukuri inshuti zanjye zibazaga
uko mpagaze mu rukundo. Benshi muri mwe murabizi ko nari mfite umugabo nkunda, ndamushimira ibihe twagiranye, imigisha yazanye mu buzima bwanjye, ibyishimo ndetse n'umubabaro. Ariko ntabwo tukiri kumwe, ntabwo cyari icyemezo cyoroshye, ariko byari ngombwa. Ndamwifuriza amahirwe, ubuzima bwuzuye imigisha. ngo komeza ubimbwire. Riri aza kujya ku rubuga rwe rwa Instagram yandika ubutumwa bwuzuyemo ibitutsi koko. Ngumva inda birimo busirasakuza cyane. Mama kenama. Ese urumva bidateye isoni kubengwa muri viziyo wakomeje ukaba uwo mu bikari no mu masafuriya, ukareka kwirirwa umwanya wawe ku bantu batigeze bagira uruhare mu gutana n'umugabo wawe, ugabanya ayo maganya yawe nuko kumuka kwawe, kuko urasa n'imbwebwe yabuze sebuje ifite impungenge z'uko iraza kubura iposho ya saa sita. Fungura amaso ureke kungendaho kuko nta ruhare mbifite. Haba harahiye. Bamwe bati ko uyu mukobwa nta kinyarwanda azi ngo kuba muzi, ubu n'ibya byaranditswe ngo na Karerara. Please, can you tell me what you want from me? Can you tell me, because I don't understand you. Do you want to sleep with me? Boss is sorry, bro. Gango kumutima. Ubu se Kare uri gukundana nande? Urukundana kanjogira. Kanjogira injogi. Uzafuta rongora kakubika n'umutwe. N'ibyari biri kuri iyi mihanda muri iyi wikendi twaraye dusoje no kuri uyu munsi wo kuwa mbere. Erega ni amazina yanjye ni Hirwa Redemptus, twari turi kumwe na Ino Star Studio. Abifuza kuryoshya ibirori byabo mu mashusho meza y'agatangaza haba ku butaka no mu kirere, igisubizo cyabonetse. Abashaka gukoresha drone tugufitiye Yari photography, Yari videography, growth flyers, real estate advertising, sport events, search and rescue ndetse n'izindi zitandukanye. Ku bakunzi b'amashusho tugukorera ubukwe bwawe bwose uko bwakabaye, tugukorera highlight z'ubukwe bwose uko bwagenze, tugukora documentary nziza y'ubukwe bwawe yaba izakoreshwa mu bukwe ndetse n'iy'ubukwe nyirizina. Tugukorera highlight z'ibirori, dufata amashusho y'indirimbo z'abahanzi, amashusho y'amakorali ndetse tukanagukorera video zamamaza ibikorwa byawe. Tubarora iby'isabukuru y'amavuko, amafoto meza y'abana banyu, tutibagiwe abatembera igihugu bakifuza gusigarana urwibutso, namwe tugendana namwe mu mafoto meza aryoheye ijisho. Abakeneye kwandikisha ku myenda, ku bikombe, ku makaro ndetse n'ahandi hatandukanye ntago twabibagiwe. Sibyo gusa kandi kuko tubakorera flyers zamamaza, menu z'ibiciro, banners, business card, logo z'ibigo bitandukanye ndetse n'ama invitation atumira. Ku bindi bisobanuro hamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790 18 9226. Ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo y3.inoStarStudio.com.